Tubahaye ikaze kuri True Fellowship Foundation channel. Wowe ukomeje kudukurikira udahwema kubana natwe kandi wahisemo kujya ukurikirana ibiganiro byacu, ndetse uruhare rwawe rwo kugira ngo ukomeze no kugera kure turarushimira, kandi tunagushimira uburyo ki udahwema kutugezaho ibitekerezo byawe. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Pastor Uwiragiye Theodore. Uyu munsi rero turakomeje ikiganiro cyacu cy'ubuzima ducamo, turi ku gice cya 5, uburyo bwa gatatu Satani ageragezamo abantu. Ni muri cya gihe abantu bafite inyota y'icyubahiro. Muzi ko hari uburyo butatu. Ubwa mbere twabonye Satani akunda kugeragezamo abantu ni mu gihe hari ibyo abantu bakennye kandi byibanze ndetse n'ibyo bifuza. Isomo twabonye ahangaha muri uburyo bwa mbere nuko iby'umubiri ukenera, ibyiyumviro by'umubiri, ubushake bw'umubiri byose bisanzwe kandi ari byiza, ariko Imana ishaka ko usohoza ubwo bushake mu buryo bukwiye no mu gihe gikwiye. Mu gihe Satani we ashaka ko ubikora mu buryo bwawe bukunyuze kandi bwihuse. Uburyo bwa kabiri twabonye Satani akunda kugeragezamo abantu ni mu gihe abantu bafite irari ryo kwigwizaho ubutunzi ndetse n'imbaraga. Isomo twakuyemo nuko ubwinshi bw'ubutunzi n'imbaraga umuntu afite atari byo bigena ko umuntu afite umugisha w'Imana cyangwa ko afite ubugingo buhoraho, kuko na Yesu yarivugiye ngo ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu bwinshi bw'ibintu bye. Imana itugire neza cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire ku buryo bwa gatatu, aribwo Satani akunda kugeragezamo abantu mu gihe abantu bari kwishakira icyubahiro. Ese bivuze iki cyangwa bigenda gute iyo abantu bari kwishakira icyubahiro? Bituruka cyane ku kugira ubwibone bw'icyo turi cyo no kuba twumva tudatekanye, tugashaka kwereka abandi ko dukwiye kubahwa, dore ko no mu cyubahiro abenshi bakeka ko harimo umutekano, ubutunzi ndetse n'imbaraga. Ibyo rero bikwiye kugira ngo tubyirinde uko bukeye n'uko bwije, ariko mu kwishakira icyubahiro tubonye neza ko bituruka yuko tuba tudatekanye kandi dushaka ko abandi bantu bose batwubaha kandi bagaca bugufi imbere yacu. Turabijyanisha n'amagambo aboneka muri Matayo ibice byaho 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Aravuga ngo maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Satani ahayoshaga Yesu ngo agerageze gukiranuka kw'Imana no gutuma abantu bamutangarira cyane. Satani we yifuzaga ko Yesu akoresha imbaraga ze nyinshi ngo yigarurire abantu kubw'ibitangaza ndetse n'amayoberane. Kwemera ibitekerezo bya Satani mu mugambi wamuzanye. Kandi nubwo abantu batwawe n'ibitangaza, Yesu we yarazi abantu ko iyo ibitangaza bibaye akenshi abantu bagaragaza ko bahindutse, ariko ari ukwishushanya gusa kubwo kugira ubwoba ndetse no gutangara kurenze. Izo tubisanga muri Yohana ibice 2 umurongo wa 23 kugeza ku wa 25. Aravuga ngo nuko ubwo yari Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringira, kuko yarazi abantu bose. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, kuko ubwe yari azi ibibarimo. Imana itugire neza cyane. Aha birerekana ko nubwo abantu bakurikiye Yesu bakamutangarira bakavuga byinshi kubw'ibitangaza yari yakoze muri kiriya gihe cya Pasika, ngo ariko Yesu ntiyabiringiye. Kubera icyo atabiringiye nuko bari bakuruwe n'ibitangaza, batari bashishikajwe no guhinduka, ahubwo bari bashishikajwe n'ibyo Yesu arimo akora gusa.
Hari abantu rero batinyuka kuresharesha Imana ngo ibatabare, cyangwa bakamera nk'aho bayikoresha ngo bagere ku byo bifuza. Yakobo yavuze ko hari abantu basaba ntibahabwe kuko bashaka kunezeza irari ryabo. Bakoresha impano Imana yabahaye kugira ngo bagere ku bituma abantu babafata nk'ibitangaza. Usanga kenshi abo bantu, baba abazi Imana cyangwa batayizi, bafite ibyifuzo byo kumva batekanye, yaba mu buryo bw'amahoro, ubutunzi, imbaraga ndetse no kubahwa. Usanga bashyira Imana imbere nk'impamvu ituma bakora ibyo bakora, ariko nyamara bafite ibindi bahishe inyuma, aho abantu batabona. Ibiri mu mitima yabo usanga bihabanye n'ibyo bahamya. Pawulo yaravuze ubwo yandikiraga Tito ati, byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze, kuko ibyo bakora byose babikora bafite ikindi bagambiriye, nta kindi usibye kwemerwa, gushyirwa hejuru, ndetse no gushaka gufata imitima y'abantu ngo bumve batekanye. Ugasanga bababyaza mu irari ry'ibyo bakeneye, aho kugira ngo babayobore mu nzira nziza cyangwa se bakore icyo Imana ibashakaho. Ni nako yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, aho Pawulo yavugaga ku by'abantu b'iminsi y'imperuka. Ageze ku murongo wa 5 aravuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Aha hombi Pawulo yagiraga inama abayobozi yatoje, abereka ko hari abantu bazagaragaza kubaha kose mu buryo bwose, ariko nyamara gahunda yabo ari yo kwigarurira imitima y'abantu, bishakira icyubahiro aho kugishakira Imana. Usanga abo bakunda gusebya abayobozi aho bari bakerekana kubaha kurenze urugero. Imbere yabo bagaragaza umuhati n'ishyaka ry'umurimo. Iteka barakora ngo umuyobozi abashime. Uzababwirwa nuko bakunda kuvuga ngo harya ndabikora se nunguka iki, ndabikora se ngo bigende ute, umuyobozi se ko atajya bibona niyo nabikoze, nta nubwo ananyitaho, nta gacira mpa, urabona maze n'ukwezi ndetse n'amezi arenga atansura, harya ubundi bino bimariye iki? Ugasanga bavuga n'ibindi byinshi bijya kumera nk'ibyo. Ukibaza niba akorera umuyobozi cyangwa akorera Imana, niba akora ngo abantu bamushime cyangwa ashaka gushimwa n'Imana. Ndabizi ntawe udakeneye guhabwa agaciro n'icyubahiro mu muryango cyangwa se muri sosiyete bamo, ariko hari abashaka kwerekana ko ari inyangamugayo aho abantu bari, ariko we agambiriye kubakoresha no kubakinga mu maso ngo agere ku cyo yifuza. Niyo mpamvu muri sosiyete, mu muryango cyangwa itorero runaka, hari umuntu umwe cyangwa babiri iyo bavuze ntawongera gukoma. Iyo uwo muntu atumvikanye n'umuyobozi, amwangisha abandi, ndetse iteka ahora ari indashima, ariko yagera imbere y'umuyobozi we akamwereka ko bari kumwe. Imana ikomeze itabare abantu rwose bameze nk'aba badashaka guhesha Imana icyubahiro, ahubwo bashaka kwiha icyubahiro no kukishakira uko bukeye n'uko bwije. Ubwibone n'umutekano muke mu mirimo abo bantu bakora cyangwa se muri sosiyete babayemo, usanga kenshi biganisha ku gukenera kugerageza Imana ngo berekane ko bayikorera. Hari ikintu kimaze kwamamara mu bitwa ko bakorera Imana. Abakozi b'Imana baraharanira gushaka gushimwa no kubahwa n'abantu, biri kubakururira gushaka ibitangaza byinshi, kubwira abantu ibyo bifuza kumva. Aha navuga nk'aho abantu bari kuvuga ubutumwa bwo kugira ubutunzi bwinshi no gushaka ubutunzi burenze. Kandi iki cy'ubutunzi burenze twibuke ko ni igishuko cya kabiri cyo kumva ko kugira ubutunzi bwinshi ari byo byerekana ko
ufite umugisha w'Imana, ko Imana yaguhiriye kandi iri kumwe nawe. Ari nabyo Yesu yanenze abafarisayo bakeneraga kwitwa ba rabi, guhamagarwa mu matitire yabo, guhabwa intebe z'ibyubahiro aho bageze aho ariho hose, kuramukirizwa mu masoko ndetse no mu mihanda. Abafarisayo yarabanengaga cyane kuko bashakaga kwerekana icyo bari cyo aho bari hose, bahora bavuga Imana ku bw'inyungu zabo. Mbese bameze nk'amasega aryana yihishe mu ruhu rw'intama. Imana idutabara. Ibyo byose ushaka kubireba wabisoma muri Matayo ibice 23 ndetse n'ibice 7 bya Matayo 15 kugeza kwa 23 n'ibice 6 bya Matayo umurongo waho wa 5 kugeza kwa 6. Dukwiye gusubiza Satani nk'uko Yesu yamusubije. Dukwiye guhora twibuka ibyo Yesu atubwira ndetse n'ijambo ry'Imana, ko tudakwiye kugerageza Imana, ahubwo dukwiye kwibanda ku mugambi dufitiye. Ntituriho ngo dusohoze imigambi yacu no kwemeza abantu. Ntitubereyeho gukoresha Imana ngo isohoze imigambi yacu, ahubwo tubereyeho gusohoza ubushake n'imigambi y'Imana mu buzima bwacu hano ku isi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mu isengesho Yesu yigishije intumwa ze harimo umurongo uvuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ntitubayeho ngo twubake ubwami bwacu, ahubwo tubereyeho kubaka ubwami bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka gukoresha icyo uri cyo kwishakira icyubahiro, cyangwa ngo iyo ukoresha icyo uri cyo, icyo ufite n'urwego ugezeho bitume ugira ubwibone, cyangwa ngo wiremeze muri ya mvugo iriho ukumva ko urenze abandi. Ariko ndagusaba wowe waba unyumva uyu mwanya, ndetse waba unafite n'ako kantu Satani yaba aratangiye kukongora, ngo uce bugufi, Imana iguhera ubuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. Yakobo ibice 4 umurongo wa 10. Naho Imigani ibice 18 umurongo wa 12 haravuga ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Nshuti bene data, ntitwemere Satani ngo atureshye, cyangwa ngo aduhe ibitekerezo byo gushaka ubwibone, kwishyira hejuru mu byo dukora byose. Ahubwo dukwiye kwita ku mugambi w'Imana buri gihe na buri saha, kandi usaba Imana kuguha ibyo ukeneye ngo usohoze umugambi we. Ibyo ukeneye ngo ukomeze kwita ku mugambi w'Imana ni ibi bikurikira. Icya mbere, kuvugururwa buri munsi mu bitekerezo, kuko Satani ariho yataka cyane ngo ashobore kugerageza. Icya kabiri, ukwiye kwihanganira ibikugerageza. Turi mu isi, ntabwo tuzabona ibyo twifuza byose, ariko hari Imana izi ibyo dukeneye, kandi tuyizere izabikora rwose neza mu gihe cyayo. Icya gatatu, gusenga no kwezwa bya buri munsi. Ubuzima busenga buharanira kwezwa, kandi ubuzima budasenga busa n'ubupfuye. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga ndetse no kwezwa bya buri munsi. Gusoma no kwiga ijambo ry'Imana mu gihe wumva ubishaka no mu gihe utabishaka. Icyigisho kizakurikiraho tuzarebera hamwe imbaraga z'ijambo mu buzima, dore ko ari naryo Yesu yakoresheje anesha ibigeragezo bya Satani mu butayu, ubwo yamusubizaga ngo handitswe ngo. Dusoza rero, twizere kandi dushire mu bikorwa iri jambo riboneka muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 7 kugeza kuri wa 8 kuri aya. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanya Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Amen. Nuko ribi uzahora utsinda Satani, kuko utari wenyine muri urugamba, kandi wibuke ko ahora agutega uko bukeye nuko bwije. Uraburiwe rero, ariko wishime, kuko niba warakurikiye ibi byigisho by'ubuzima ducamo, ibigeragezo tunyuramo, wamenye ko gutega umutego ikiguruka kiwureba uba urushwa n'ubusa. Ivyo nivyo dusanga mu Migani igice cya mbere umurongo waho wa 17. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, tuzi neza ko
turi muri iyi si kandi dukeneye guhabwa agaciro, tukabasha kumva twubashywe, dukunzwe, ndetse tunasabana na bagenzi bacu. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu, nsengana n'uyu nyumva, vuga nti Mana, reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe aribyo bikomeza kuturinda, kugira ngo Satani atabasha gukoresha iyi ntwaro, abasha gutuma twishakira icyubahiro, ndetse ugasanga twagize ubwibone burenze. Mana, utubabarire kandi uduhe gutahura aya mayoberane yose ya Satani, uduhe gutahura iyi ntwaro akoresha kugira ngo adushuke, maze dukomeze urugendo, tuguheshe icyubahiro, kandi Mwami, tuzatsinde, tuzishimane nawe nk'uko nawe watsinze. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ko uri mu ruhande rwacu. Sengeye umwene data unyumva ngo umuhe imbaraga, umuhe umugisha, umurengere, umuneshereze, kandi buri munsi uko akwegera Mwami uzakomeze kugenda umuhe umugisha, kandi ukomeze kumuha ubutsinzi. Urakoze kuri mwiza, kandi ko uzahora utsinda. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.